iby'abajura batandatu bamaze gushyirwa hanze bashinjwa kwiba imodoka, bakagenda bagakodesha imodoka, bamara gukodesha izo modoka ndetse bagahita bajya kuzigurisha. Nk'uko byagiye bivugwa na ba nyiri kubaha imodoka cyangwa se abazikodesheje, nabo bavugaga ko baje kubakodesha imodoka kugira ngo bagire mu birori bazijyanamo, ndetse bamara gukodesha iyo modoka bakabaha iminsi yo kuzaba bagaruye iyo modoka bakodesheje. Gusa aba ngaba ngo mu gukodesha imodoka kwazo ntabwo bazigaruraga kugeza igihe ba nyirazo babyinjiragamo kugira ngo barebe ko imodoka zabo zigaruka. Nk'uko bakomeje kugenda babitangaza ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, bavuze ko aba bagabo bagera kuri batandatu ngo bazaga bakabakodesha imodoka, nyuma yo gukodesha imodoka ngo bakabaha n'ibyangombwa bibemerera ko imodoka bayikodesheje, ndetse aba ngaba bamara kuyikodesha bakagenda bagakoresha impapuro mpimbano kugira ngo bagurishe izi modoka bakodesheje. Dore icyo nyakubahwa Perezida Paul Kagame yabivuzeho nyuma y'uko bano bagizi ba nabi ndetse n'ibi bisambo RIB bishyize hanze, ndetse dore ko bashinjwa n'ibyaha birimo kwihisha icy'undi muntu ku ngufu, uburiganya ndetse no gukoresha impapuro mpimbano. Dore n'icyo bano bajura babivuzeho. ngo uhaye ikaze kuri ya YouTube channel y'Abanyarwanda, ugiye kukugezaho amakuru ni umuhungu wanyu Isake. Icyo usabwa ni ugukanda subscribe kuri YouTube channel kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru dukomeza kugenda tugukorera umunsi ku wundi. Hari tariki 17 z'ukwezi kwa cyenda umwaka 2024, ndakeka ni mu masaha y'isaa 8 nibwo RIB yashyize hanze abagera ku bajura batandatu bose bashinjwa kuba baribye imodoka. Ngo dore ukuntu byagenze kugira ngo bano bajura bagere ku rwego rwo kujya kugurisha imodoka. ngo bajyaga gukodesha imodoka, ndetse bamara gukodesha imodoka bagakorana inyandiko nabo bazikodesheje, ndetse bakemera no gutanga amarangamuntu yabo kugira ngo izi modoka rwose bazibahe. Bamara gukodesha imodoka bakagenda bagahera, ngo noneho ba nyiri imodoka babakurikirana bakumva abo bahamagaye cyangwa se bakoranye amasezerano ntabwo bari gufata telefone. Kumva abo ngabo bo bamaraga gufata imodoka bamaze kuzikodesha, bamara gufata imodoka bagahita bagenda bagakora impapuro mpimbano ndetse n'ibindi byangombwa by'ibihimbano, ndetse bagahita bajya kuzigurisha n'abaturage. RIB yatangaje ndetse inashyira hanze bano bajura, ariko yanamenyekanishije ko imodoka zigera kuri enye zamaze gufatwa ndetse zigahita zisubizwa na ba nyirazo. Bano bajura bo bakomeza kugenda bahakana iki cyaha, bavuga ko imodoka bagurishije ari izabo. Gusa uko bigaragara n'impapuro zihari zigaragaza ko imodoka ari izo bari bakodesheje, nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa na RIB. bavuga ko atari aba ngaba gusa, kuko harimo n'ibindi birego bikomeje kugenda bikurikiranwa ari ama operation menshi cyane ahari ashinjwa ndetse anakurikiranwa ubujura bujyanye n'imodoka. Hari hashize amezi agera kuri 4 cyangwa se 3 RIB n'ubundi ishyize hanze abandi bajura bagaragaye nabo bibye imodoka, ndetse bo bagurishaga n'amapiyesi by place, bakajya bakuraho igice ku kindi, izi modoka bakagenda bazirya gake gake. Abo ngabo ubu ngubu tuvugana barafunze, ndetse n'aba ngaba turi kuvugana bari mu maboko ya RIB, ndetse aho bari gukurikiranwaho n'ubushinjacyaha kugira ngo bagire icyaha, ndetse kugira ngo bazashinjwe ndetse bajyanwe no mu rukiko bajye kuburana kino cyaha bo bakomeje kugenda bahakana. Gusa bino bisambo n'ibigizi bya nabi nubwo bikomeje kugenda bihakana icyaha cyo kwiba izi modoka, ba nyirazo bavuga ko aribo bazihaye, ndetse n'abo baziguze nabo bakavuga ko aribo bazibaguriye. Bakavuga ko rero ngo babahaye impapuro harimo n'ama green card bigaragaza ko imodoka ari izabo. Gusa babaga barimo barababeshya, bavuze ko icyo basaba ari ugusubizwa amafaranga yabo, ndetse n'abo bagizi ba nabi ngo dore ko bari bakomeje n'ahandi hose bagenda bazenguruka bakodesha imodoka, bavuze ko bashinze agatsiko k'iterabwoba kugira ngo bajye bafatanya gukora ubugizi bwa nabi, ndetse bwo kuriganya no kwihesha iby'undi muntu ku ngufu, ndetse ukabigurisha ukoresheje n'impapuro mpimbano. Umuvugizi wa RIB yavuze ko ibi ngibi rwose ariko n'abanyabyaha bose bigiye kuzajya bigenda, bagiye kuzajya babazana imbere ya kamera kugira n'abandi bose babirebeho ndetse baboneho n'isomo, kuko gukora icyaha ugomba gukurikiranwa kandi ugafatwa. Wamara gufatwa kuko bizakugendekera ni nabi, kuko uzashiduka ubuzima bwawe bwose ubumariye muri gereza. RIB ikomeza kubwira abantu bose RIB ikomeza kubwira abanyarwanda bose by'umwihariko urubyiruko ko kwihangira umurimo no kwiba ari ibintu bibiri bitandukanye. Bavuga ko kwihangira umurimo ari byo bintu bya mbere bikora neza, aho gukoresha uburiganya uzi ko isaha n'isaha byakwangiza cyangwa se bikagushyira hasi ari icyaha, ndetse no kwishyira muri dangerous. Dore RIB ko yabahagurukiye kandi izajya bafata gake gake, kandi ko ibafashe izajya ibicisha ngaha kuri kamera.
Ndagushimiye cyane we twabanye guhera ku munota wa mbere kugeza kuri uno munota wa nyuma, Imana ikurinde iguhe amafaranga, ibyo kurya n'ubuzima buzima ndetse no guhirwa.